Nshuti bene data dusangiye gucungurwa n'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo, nongeye kubasuhuza mugire amahoro. Uyu mwanya ngarutse ngira ngo twongere tuganire kuri ya nsanganyamatsiko yacu tumaze iminsi tuvugaho, ivuga ngo icyo agakiza atari cyo. Twaganiriye ku bintu bitandukanye, aho twavuze ku itorero cyangwa se idini, aho twabonye ko hari itorero rigaragara inyuma ndetse n'itorero ritagaragara. Twabiganiraho rero sinza kubigarukaho uyu mwanya, ariko muri rusange twavuze ko kuba umuntu yaba umumambure w'itorero runaka bitavuze ko akijijwe. Kuba waba muri ya torero rigaragara inyuma bitavuze ko ukijijwe, ahubwo dukwiye guharanira kuba muri rya torero ritagaragara, rya torero ritagaragara, rya torero rya Kristo ryo mu buryo bw'umwuka. Iri torero rero abaririmo dushobora kubasanga mu matorero yose atandukanye ya yandi agaragara, ariko bakaba bubatse itorero rimwe rya Kristo, ari naryo Kristo azaza kujyana. Bene data rero twabibonye ko ushobora kuba muri rya torero rigaragara gutya inyuma, ukaba uzwi na pasiteri, ukaba uzwi na bishopu, ukaba uzwi na padiri, ukaba uzwi n'umudiyakoni, ukaba uzwi n'umushumba, ariko mu by'ukuri ijuru ritakuzi. Ni naho twabibonye muri Matayo ibice 7:21 ku murongo wa 23, aho Yesu abivuga ko kuri icyo gihe abantu benshi bazamwambaza bati, mwami mwami, twahoraga imbere yawe, twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twarasengaga mu izina ryawe, twabwirizaga ubutumwa mu izina ryawe. Abo bantu bari mu itorero, ariko Yesu akababwira ngo sinigeze kubamenya, nimumve imbere. Kubarizwa mu idini rero cyangwa mu itorero runaka ntabwo rwose biduha itiki yo kugira agakiza, ntabwo rwose biduha itiki yo kubona ubugingo buhoraho. Rero sinjya kukigarukaho. Twavuze nanone ku bijyanye n'umubatizo, aho twasanze twarimo twibaza se koko kubatizwa mu buryo butandukanye abantu babatizamo nibyo biduhesha ubugingo, nibyo biduhesha agakiza, nabyo twabivuzeho. Uyu munsi rero turagaruka kuri iyi nsanganyamatsiko, aho turaza kuba tuganira ku bijyanye n'imyambarire, imyambaro. Ese nk'uko twakomeje kubyibaza, agakiza k'umuntu kapimishwa cyangwa se kapimirwa ku myambaro ye? Nicyo tugiye kureba muri uyu mwanya. Tudatinze twibukiranye ko dufite ibyanditswe twifashisha muri iki kiganiro, dusanga mu rwandiko, mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 7 ku murongo wa 21 kugeza kuri 23, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana nanone mu bice 3 umurongo wa 17 kugeza ku murongo wa 19, no mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu bice 4 ku murongo wa 11 kugeza kuri 12. Ntabwo tuza gusoma ibi byanditswe kuko twarabisomye mu biganiro twagize hambere kandi byinshi turacyabyibuka, ariko muri iki kiganiro kijyanye n'imyambarire hari ibyanditswe tuza kwifashisha byo tukanabisoma. Reka duhere ku cyanditswe dusanga mu Baroma ibice 12 umurongo wa 2. Haravuga ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza iby'Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose, Imana ishimwe cyane. Aha ndagira ngo tuvuge ku bintu bibiri. Hari iby'Imana ishaka, hari n'ibyo abantu bashaka. Hari iby'Imana ishaka, hari n'ibyo sosiyete ishaka. Hari iby'Imana ishaka, hari n'iby'ishyirahamwe ubarizwamo bishaka. Ya mashyirahamwe twavuze, amadini, amatorero. Hari disipurine runaka eglise urimo ishaka ko ugira. Ni byiza kugira disipurine runaka. Nujya no kureba mu byanditswe, barabivana mu byanditswe ko ugomba kuba ufite disipurine runaka. Bakera buriyo disipurine. Abantu bacu basengera hano muri ishyirahamwe ryacu bagomba kuba bujije ibi bikurikira, bagomba kuba bambara gutya, bagomba kuba bitwara gutya. Ibyo ni byiza cyane, ariko twibukiranye ni disipurine, ni umurongo ngenderwaho ugenga umuco, ugenga imyitwarire y'abagize ishyirahamwe. Rero hari iby'Imana ishaka, hari n'ibyo abantu bashaka. Ijambo ry'Imana tumaze gusoma riravuga ngo, kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe. Ab'iki gihe rero ibyo bashaka akenshi usanga bihishe kwishushanya gukomeye. Ijambo ry'Imana Pawulo yandikira Timoteyo amumenyesha iby'iminsi y'imperuka. Aramubwira ati, umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ari ibihe birushya. Hari yavuze ngo abantu bazaba bafite ishusho yo kwera, ariko bahakana imbaraga zako. Kugira ishusho yo kwera bishatse kuvuga iki? Turi hejuru y'intego ya topic ivuga ibijyanye n'imyambarire. Muri iki gihe abantu usanga duca imanza ku myambarire, tukareba inyuma, uriya muntu arakijijwe, uriya muntu n'umurokore mwiza kweri, urareba ukuntu yambaye, ugahita wanzura ko akijijwe undi nawe ukanzura ko adakijijwe urebye gusa ibyo bambaye.
kandi iki gihe turimo ni igihe kigoye, no kugira ngo umunyabwenge akwiye gusenga Imana akamenya neza igihe turimo n'iminsi turimo. Hari iby'Imana ishaka, hari n'iby'abantu bashaka, kandi iby'abantu bashaka bitandukanye n'iby'Imana ishaka. Niyo mpamvu uzasanga kugira ngo abantu banezeze abandi bagerageza rwose kwikonforma kuri bya bindi bashaka. Niyo mpamvu rero uzasanga abantu bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga z'ukwera. Ashobora kuba yambaye neza ibintu bimukwiriye ku buryo ubireba gutya n'amaso turiya muntu rwose yambaye nk'umukozi w'Imana. Sinzi kwambara nk'umukozi w'Imana icyo bivuze icyo ari cyo, kubera yuko yasatisfeje amaso y'abamureba, kubera ko yashyize mu bikorwa norme runaka z'abantu, ati rwose uriya ni umukozi w'Imana, agashimisha abantu kuko nibyo bashaka. Bikubiyemo kwiyoberanya mu buryo bukomeye, kuko abantu bazafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Noneho rero hari iby'Imana ishaka. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo iby'Imana ishaka ni uko duhinduka. Haleluya! Duhinduke rwose tugize imitima mishya. Haleluya! Imana ashaka ko duhinduka tukagira imitima mishya. Nitumara guhinduka nibwo tuzamenya neza iby'Imana ishaka, kandi ibyo Imana ishaka, haleluya, biravuze ngo nibyo kuyikorera ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Reka rero tuze gatoya turebe ni ibiki Imana ishaka. The will of God. Ugushaka kw'Imana ni ukuye. Muri iyi mbyuzi uyu mukara avuga ngo Imana irashaka ko bose bakizwa kandi babona ubugingo. Haleluya! Nandika ijambo ry'Imana tuvuga ngo icyatumye Yesu Kristo aza ni ukugira ngo tubone ubugingo ndetse bwinshi. Icyo Imana ishaka rero ni ukwezwa kwacu. Haleluya! Ni uguhinduka, kuko ijambo ry'Imana ryatubwira ngo duhinduke mu mitima pani inyuma. Ni ugukizwa, ni ukwakira Kristo uw'Imana yatumye. Haleluya! Tukamwakira nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwacu. Icyo ni igikorwa rero gikorerwa imbere, si igikorwa cy'inyuma. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Ni igikorwa gikorerwa imbere mu mutima, ntaho gihuriye n'ibyo umuntu yambaye. Haleluya! Mu rwandiko rw'Abaheburayo ibice 10 ku murongo wa 10 haravuga ngo uko gushaka kw'Imana, turejeho ijambo rivuga ngo iby'Imana ishaka. Uko gushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa, tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa ngo bibe bihagije iteka. Haleluya! Ugushaka kw'Imana niko kwatumye twezwa. Bya bindi Imana ishaka nibyo byatumye twezwa, tutabiheshejwe n'imirimo dukora, tutabiheshejwe n'imbaraga tubishyiramo, tutabiheshejwe n'ubushake twabishyizemo, ahubwo tubiheshejwe n'uko umubiri wa Yesu watambwe rimwe gusa kugira ngo bibe bihagije iteka, izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Haleluya! Ijambo ry'Imana ngo nibyo tugerageza gukiranukamo ubwacu bimeze nk'ubushwambagara imbere y'Imana izaducira urubanza. Bene data, ntitwibeshye. Kugaragara mu buryo runaka, wambaye imyenda iyi n'iyi cyangwa utayambaye, ntabwo ari cyo Imana ireba. Imana yirareba hehe? Mu mutima koko ko wahindutse. Haleluya! Kandi ugerageza gushakisha iby'Imana ishaka. Iby'Imana ishaka twabibonye, nuko duhinduka rwose, nuko dukizwa, nuko twezwa rwose, tutabeshejwe n'imirimo, tutabeshejwe n'imbaraga, ahubwo tubeshejwe nuko Kristo yatanzwe. Haleluya! Akabambwa ku musaraba. Imyenda rero cyangwa imyambaro ntayihuriye n'agakiza, ntayihuriye no gukizwa, kuko imyenda cyangwa imyambarire muri rusange, hari fagiteri nyinshi zishobora gutera ku bantu bambara gutya cyangwa abandi bakambara kuriya. Fagiteri ya mbere ni umuco, culture, kandi umuco ugenda ukura. Hari n'igihe abantu bafata imico y'abandi bakayihuza n'iyabo. Hari imico myiza bashobora kuzana n'imibi ishobora kuza ikajya mu muco. Ni ukuvuga ngo iyo mico yose ishobora guhuzwa. Rero umuco w'ahantu ushobora kugira uruhare mu myambarire yabo. Ikindi ni icyo twakita igihe cyangwa ahantu. Mu cyongereza twita setting. Setting ni igihe cyangwa ahantu. Igihe runaka gishobora gutuma hari ibintu runaka biba bitewe nyine n'icyo gihe. Tufata urugero nko ku myambarire turi kuvuga. Ubu umunyarwanda wo mu myaka ya za 30, mu myaka ya 20, muri icyo gihe, reka dusubire muri icyo gihe, umwaduko w'abazungu utaragera mu Rwanda ngo tubone bazana imyenda, abanyarwanda bambara gute? Hari ibyo bambaraga bijyanye n'umuco wabo, hari ibyo bambaraga bijyanye n'igihe naho bari,
icyo gihe mu myaka ya za 70 bambaraga iki? Bambaraga gute? Murabizi ko bamwe bambaraga impu, abandi bakambara ibiti by'imivumu, ibibabi by'imivumu, abandi bakambara inshabure, abandi benshi nko muri rubyiruko banagendaga batanambaye. Icyo ni icyo gihe. Ariko umuco ushobora gukura uko igihe kigenda gishira, niko abantu evolution igenda ibaha, abantu bakagenda bahaguka bakagira ibyo bambara. Aho ni mu Rwanda tuvuze. Reka tuvuge none imyambare mu gihe cya Yesu. Bambaraga gute? Bambaraga rugabire, abandi bakambara amakanzu, ari abagabo ari abagore, nare amakanzu bambaraga. Kandi ariko biriya nabyo evolution yari yarabayeho. Mbere yaho se abantu bambaraga iki? Hari naho abantu bageze ntibambare, byo kwambara bidahari. Imyambare rero igendanye dabo n'umuco w'ahantu, igendanye n'igihe ndetse n'ahantu. Taho bijya guhurizwa n'agakiza, kuko umuntu ashobora kwambara ibyo twita byiza bishimishije Imana, ariko kandi umutima we udashimishije Imana na gato. Akambara bya bindi twebwe tubona nk'abantu bijyanye no gushaka kwacu, bijyanye n'amarangamutima yacu, nuko twakuze na background zacu, naho twarerewe. Warangiza turiya muntu yambaye ibintu byiza bishimishije Imana. Ubwiwe n'iki ko bishimishije Imana? Ko Imana idashimishwa n'ibyo umuntu yambaye, Imana ishimishwa n'umutima w'umuntu. Ubwo dufatikanye ijambo dusanga muri rwandiko rwa mbere rwa Petero bice 3 murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Haravuga ngo umurimbo wanyu we kuba w'inyuma, wo kubaho umusatsi cyangwa wo kwambara izahabu cyangwa wo gukanisha imyenda, ahubwo ubu w'imbere uhishwe mu mitima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugingo n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Haleluya. Ntabwo Imana nk'uko twabivuze igireba umurimbo w'inyuma. Aha iki cyanditswe cyarimo kirahugura abagore. Namwe bagore, umurimbo wanyu were kuba w'inyuma. Haleluya. Were kuba w'inyuma gusa. Ntabwo iki cyanditswe kivuga ngo nimugakanisha imyenda, nimukaboha imisatsi, ntimukambara izahabu. Ntabwo ariko kiri kuvuga. Ahubwo bigaragaza ko muri iki gihe nkuko twabibonye ko imyambarire ijyana n'igihe, aba badamu ko bambaraga bashyiraga imbaraga rwose mu kuboha imisatsi, mu gukanisha imyenda y'ibiciro itandukanye, kwambara amazahabu n'ibindi. Ijambo ry'Imana rimanuka ribahugura umurimbo wanyu n'uwo nguwo. N'uyu munsi arabajya amateraniro, hari umuntu mwengwegeza avuga ngo uyu mwenda ngo wumbikire, maze iminsi ntajya mu materaniro, ariko ku cyumweru nzajyayo kubera uyu mwenda. Urumva ikintu kimujyanye mu materaniro, umwenda, ikibazo gikomeye cyane. Ijambo ry'Imana riraduhugura. Ntabwo Imana yitaye ku murimbo w'inyuma. Kurimba ni byiza kuko ntituzabura gukanisha imyenda. Abadamu ntibazabura kwiyitaho n'ubundi, mujya mubibona abadamu bakunda kwiyitaho cyane, ariko si bo bakwiye kwiyitaho, n'abagabo dukwiye kwiyitaho. Ariko ibi ngibi nitwe binezeza, kuba wambaye neza bihebuje, wambaye impeta nziza, wambaye isheneti nziza, wakanishije imyambaro y'igiciro ihenze mu buryo butandukanye. Muri iyi minsi iriho, muri iyi minsi rwose imyambaro myiza iriho, bitewe n'aho igihe tugeze mu gihe rwose k'iterambere gitandukanye n'ibihe byatambutse. Kandi koko niko biri, buri munsi isi igenda ihinduka bitewe n'igihe abantu bagezemo. Imyambarire ihinduka bitewe n'igihe nk'uko twabibonye. Ariko ntabwo Imana yitaye kuri iyo myambarire y'inyuma. Ntiyitaye ko waboshye umusatsi, ntiyitaye ko wakanishije imyenda y'igiciro ihambaye mu buryo butandukanye, ntiyitaye kuri ibyo byose. Ahubwo icyo yitayeho ni iki? Ijambo ry'Imana yavuze ngo ahubwo umurimbo wanyu ubu w'imbere uhishwe mu mitima, umurimbo utangirika w'umwuka ufite ubugwaneza n'amahoro, ari wo w'igiciro cyinshi mu maso y'Imana. Haleluya. Hari imirimbo itari y'igiciro mu maso y'Imana. Imana itanayireba. Hari imirimbo idafite ikivuze mu maso y'Imana. Cyakora twebwe nyine biratunezeza, bikadushimisha ko twambaye gutyo. Ariko Imana yo irinjira ikajya kureba imbere, ntabwo igireba inyuma. Biranyibutsa mukozi w'Imana Samuel ajya kwa Yesayi gutoranya umwami. Igihe ajya gutoranya Dawidi, Samuel ubwe nk'umuhanuzi na Yesayi wari usanzwe barebye inyuma, bumva ko niba aje kwimika umwami bahera ku bahungu bameze neza, bambaye neza, bagaragara inyuma, babandi nyine basa nuko abantu babishaka. Ariko Imana yo suko, Imana yireba ibitandukanye twebwe n'ibyo abantu tureba, kuko Imana yireba imbere mu mutima. Haleluya. Imana yitegereza mu mutima. Ntabwo ireba uburebure bw'umuntu, ntireba uburanga, ntireba uwambaye neza cyangwa uwambaye nabi, ntireba iki. Imana yo yitegereza mu mutima, ikareba umutima, akaba ari wo uyitaho. Niyo mpamvu ahamagawe Dawidi
mwana w'umuhererezi nta buranga yari afite nk'ubw'abakuru, nta gikuriro yari afite nk'icy'abakuru, yewe wasanga n'imyambaro itari nk'iy'abakuru, ariko Imana iramutoranya ibona ko ari Imana yihamagara umuntu, haleluya, yitegereje umutima ko afite guhinduka, ko yambaye wa mwambaro w'imbere wo mu mutima udahinduka, haleluya, wa mwambaro udahindurwa n'ibihe, wa mwambaro udahindurwa n'umuco, wa mwambaro udahindurwa n'iminsi, haleluya. Niwe Imana yitegereza, yamara kukureba ikakureba none muri present, ikakurebera muri future uko izakugenza nuko izagukoresha, Imana ikaguhamagara, haleluya. Bene data, ntabwo Imana ireba imyambaro y'inyuma, ahubwo Imana ireba imyambaro y'imbere. Birumvikana ubundi icy'imbere nicyo kigenga icy'inyuma, haleluya. Icy'imbere niduhinduka rwose mu mitima yacu, Kristo twakiriye, burya Kristo azinza andi mategeko yose. Iyo tumufite mu mitima aratubwira ati nyamara iriya myambare ntabwo ariyo, haleluya, nyamara uko ugiye kwitwara ntabwo ari byo. Kristo wagenda tuyobora neza mu bushake bw'Imana kuruta ubushake bw'abantu, haleluya. Kira ahangaha hari ikintu dukwiye kumenya nanone, buriya Imana ikorana n'umuntu, ntabwo ikorana n'abantu, ikorana n'umuntu ku giti cye. Nibyo koko hari amanorme, hari amabwiriza, hari amategeko, hari ibintu bitandukanye duhuriyeho nk'abakristo, nk'abizeye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, ariko nyuma y'ibyo ngibyo Imana ikorana n'umuntu ku giti cye, haleluya. Kristo akorana n'umuntu ku giti cye. Umunsi umwe ndibuka nari nkiri umusore, ndi umukristo nkijijwe, nza kwishakira impeta, hari impeta yanditseho One Love, nyishyira ku rutoki rwanjye rwa gatatu, numvaga ntacyo bintwaye, ntacyo bivuze, nabona ariko nari nabirebeye no ku bandi, nabonaga babyambara kandi ikigihe nakwaga n'umurimo w'Imana muri kwaya n'ahandi, nta kiroho byari bibwiye urusengero rwanjye cyangwa se nateraniraga kwambara iyo mpeta, byari ibintu bisanzwe, n'abandi bana bari bazambaye, abasore twabanaga umurimo w'Imana. Ariko mwumva aka kantu icyo nshaka kuvuga, umunsi umwe ndagenda ndi mu nzira ndi njyenyine, numva ijwi rirambwiye ngo reba ku ntoki zawe, ndazireba, ndeba kuri rwa rutoki ruriho ya mpeta, ndirebye mbona n'umwanda neza neza undiho. Numva ijwi rirambwiye ngo kuramo iyo mpeta uyijugunye, impeta nyikuramo ndayijugunya, maze kwikuramo numva umutima wanjye wuzuye amahoro asendereye, haleluya. Kiratwigisha icyo uko tubana n'Imana twubwacu, kubana, live with the God as an individual person, haleluya. Uko tubana n'Imana twubwacu, ntacyo kwambara impeta byari biteye abo turirimbana dukorana umurimo w'Imana, ntacyo kwambara impeta byari biteye itorero, ntacyo kwambara impeta byari bitwaye abantu bari babyemeye, ariko ijuru bitewe n'icyo rigushakamo, bitewe n'uko rishaka gukoresha, bitewe n'imibanire yawe n'ijuru, Kristo wa wundi urimo urakubwira ngo iki kireke, haleluya. Kristo naba muri wowe azakubuza n'ibyo abantu benshi bakora, kandi wenda abantu ba sosiyete babonaga nta nicyo bitwaye, kandi koko nta nacyo. Ikibazo kiranga gikomeye, njye Imana imaze kubimbuza gutyo, ntabwo nagiye ngo mbibwirize abandi ngo mabwire ngumva ngo abambaye izi mpeta ngo muzashya muzanibuka, oya. It was my own personal fellowship with God. Bwari ubusabane bwanjye n'Imana. Imana ivugana nanjye, inyereka ko icyo kintu kitankwiye ndakireka, ariko ntiyarimbwiye kujya kubibwiriza abandi. Rimwe na rimwe hari ibyo Imana itubwira ikabikubwira wowe ubwawe nkawe, ariko ntikubwiye ngo ugende ubibwira abandi ngo iki ni icyaha. Imana yakikubwiye kukireka kubera impamvu n'ikigushakaho runaka, ntirakimubwira. Icy'ingenzi rero dukwiye kumenya ni iki, ni ukumenya uburyo tugendana n'Imana, guhinduka, kumenya ko Imana itareba inyuma. Imana nireba iyo myambarire y'inyuma, wakambara ipantaro nini, wakambara ntoya, wakambara ijipo ndende, wakambara ingufi, wakambara imeze gutya, si cyo ngiki Imana yitayeho. Imana yitaye kubanza kumenya ngo si umuntu yahindutse. Numara guhinduka ukakira Kristo, ukagira wa mwambaro w'imbere mu mutima, wa mwambaro urimo guhinduka, wa mwambaro urimo kwezwa, wa mwambaro urimo kwakira Kristo umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, uwo numara kuwutunga, haleluya, azakwigisha neza kumenya uko witwara muri iki gihe, azakwigisha neza kumenya uko wambara, azakwigisha neza kumenya uko utambara, kubera yuko ari muri wowe. Nsoza, agakiza k'umuntu ntabwo gahuriye n'imyambarire, kuko ntabwo Imana ireba imyambarire y'inyuma, inyuma ku mubiri. Imana ireba imyambarire yo ku mutima, Imana ireba imbere mu mutima. Imana tugire neza cyane. Ndabasaba kugumya kugira uruhare muri iki kiganiro. Mwuka w'Imana nakwishurira kugira icyo uvuga kuri icyo kiganiro. Nukuri tugwaye ikaze, dufatanye kwagura ubwami bw'Imana. Imana ibahe umugisha, murakoze.